Muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, imyiteguro yo guherekeza Papa Benedicto wa 16 irakomeje, ariko irenda kugera ku musozo. Mu gihe azashyingurwa ejo, intebe abantu babarirwa mu bihumbi amagana bazicaraho zamaze gutegurwa. Urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 rutumye Papa Francisco agiye kuyobora yumva nta mbogamizi z'undi mupapa umuhozaho ijisho. Kuva atorewe kuba papa muri 2013, Francisco ayoboye Kiliziya Gatolika n'abakristo bagera kuri miliyari 1,300,000. Kuba Papa Francisco agiye kuyobora nta jisho ry'undi mushumba mukuru wa Kiliziya rimuhoraho, bishobora guha imbaraga abibwiraga ko agiye gushyira imbaraga mu mpinduka yari yaratangije, ariko agahagarikwa n'abatazifuzaga. Kwegura kwa Papa Benedicto wari umuhanga mu bya teolojiya kwatunguye isi ubwo yeguye ku mirimo ye, ibyateye bamwe kuvuga ko ari ugukorana kw'abapapa babiri batabona ibintu kimwe. Impuguke y'umutaliyani mu by'iyobokamana witwa Marco Politi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 rutumye hari byinshi bishyirwa ku ruhande ariko biteye urujijo. Avuga ibi yumvikanishaga ko uyu mupapa watabarutse yashoboraga kugira uruhare mu barwanyaga Papa Francisco uriho ubu. Nubwo umubano wabo utagaragariraga abantu nk'urimo ikibazo, ntibyabujije kuba intandaro y'impagarara kuri Papa Francisco wagaragaraga nk'ufite imikorere itandukanye n'iya Benedicto wa 16. Ku rundi ruhande, abakurikiranira ibintu hafi bemeza ko urupfu rwa Papa Benedicto wa 16 rukuyeho inzitizi zikomeye zibangamira igitekerezo cya Papa Francisco cyo kuba nawe yakwegura, ibyashoboraga kuba byateza impaka nyinshi mu mezi ashize. Marco Mariti yumvikanisha ko ubu kwegura byakwemerwa nk'ibishobora kongera kubaho nubwo imbaraga zabo hari igihe bigaragara ko ari nkeya, cyangwa se ubuzima bwabo butababuza gukomeza gukora imirimo yabo bashinzwe. Ku myaka 46, Papa Benedicto wa 16 yari yatangiye kugaragara nk'umaze kunanirwa kandi agendana ikibazo cyo mu ivi kugera aho yari yatangiye kugendera mu kagare yicaye. Ikinyuranyo kibi ni uko Papa Francisco uriho ubu muri uku kwezi kwa gatatu azuzuza imyaka 10 ayobora Kiliziya Gatolika, kandi akaba atarigera avuga ko azegura, kabone nubwo nawe agaragara nk'ufite imbaraga nke. Gahunda ze akora nta kintu na kimwe kirazikora mu nkokora kugeza ubu, kuko agikora ingendo za kure. Nko muri uyu mwaka dutangiye wa 2023, mu ntangiriro y'ukwezi kwa kabiri, Papa Francisco azakorera urugendo muri Afurika, yongere agera muri Portugal mu kwezi kwa 8. Hari impamvu iyo ari yo yose uyu munsi yagaragara cyangwa ikaza itunguranye ivuga ko Papa uriho ubu nawe yeguye, icyo ashobora gukora ni ugusiga ashyizeho itegeko rimwe cyangwa amategeko asobanura neza imiterere y'uko Papa ashobora kurangiza imirimo ye agiye mu zabukuru. Tim Hannes Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.